uyibagabanye ni barindwi bizanye 9 kane icyo nkundira minari ntago naburara minani ahari ntago nabura umunyu ntago nabura isabune utubuta two kwisiga two kurya n'ibishyimbo n'inkweto nta kibazo nicyo kintu nkundira minani n'umuntu mwiza cyane yakira abantu cyane rwose kandi bigira n'igihe akadubusaba ese nawe ibi bintu warubizi aho mu rw'imisozi igihumbi dufite umuntu utangaje cyane akaba nta wundi ari umugabo Minani Evariste umaze gushaka abagore bagera kuri 7 aje gutangariza ko iminsi mikeya araza kongeraho umugore wa 8. Ese wakwibaza ngo uyu Minani Evariste ni muntu ki? Ese abo bagore babanye gute? Byinshi bibaza nibyo ugiye gusankirwa muri kiganiro bahaye ikaze. Amazina y'anyakuri ni Minani Evariste, akora umugabo w'imyaka 58 utuye mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Byumba akagari ka Nyarutarama. Akora umugabo utangaje cyane, akora umugabo bari gushaka abagore bagera kuri 7 kandi bose babanye neza kandi mu mahoro. Mu buzima busanzwe uno mugabo akaba asanzwe ari umucuruzi ukomeye cyane waho ngaho mu kagari ka Nyarutarama asanzwe akoramo ubuzima bwe bwa buri munsi. Bikaba bitangazwa ko n'umugabo Minani Evariste afite inzu z'ubucuruzi zigera ku nzu 5 zose, aho abo bagore batandukanye yagiye ashaka buri wese yagiye amushingira business yo gucuruza, aho avuga ko umugore udashoboye gucuruza amugurira imirima maze agatangira umwuga w'ubuhinzi. Dore ko abaturanyi bagiye batandukanye bagenda bavuga ko n'umugabo Minani Evariste ari umugabo wita ku muryango we cyane kandi udahangayikishwa yuko afite abagore benshi, dore ko idutangarije ko agenda abasaranganya ku buryo nta n'umwe ugira ipfunwe haba n'umunsi n'umwe, dore ko yanatangaje ko iminsi mikeya ateganya gushyiraho umugore wa 8. Uno mugabo Minani Evariste akora umugabo ukundwa n'abaturanyi, dore ko yagiye agira uruhare mu kubaka ibikorwa remezo bigiye batandukanye, harimo kubakira abatishoboye, gukora imihanda ndetse gufatanya abandi mu bikorwa remezo bigiye bitandukanye byo ku rwego rw'igihugu. Dore ko kandi n'umugabo Minani Evariste abaturanyi bagiye batandukanye batangaza ko ari umugabo usabana cyane ndetse unagira igikundiro mu bandi. Bamwe mu bagore Minani Evariste yashatse bakaba badutangarije ko uno mugabo abitaho, dore ko nta kintu bamuburana, kandi bakomeza kuvuga ko ari umugabo ukomeza kwita ku muryango we uko bwije n'uko bukeye. Minani Evariste kuri abagore 7 akomeje kubyara abana bagera kuri 13, kandi abenshi muri bo baba biga bakaba bari mu mashuri agiye atandukanye cyane, kandi umugabo Minani Evariste akaba abasha kubarihirira amashuri uko bikwiye. Ngayo ngo kunizera ko mumaje gusobanukirwa kuri byinshi mutari muzi kuri umugabo Minani Evariste mare gushaka abagore bagera kuri 7, dore ko ari umugabo ukomeje gutangaza abantu benshi bagiye batandukanye mu rw'imisozi igihumbi mu Rwanda dutuyemo cyane. Ngiye mwari muri kumwe yari Izayi, nkomeza kwifuriza amahoro y'Imana, nkomeza kandi kugukanda subscribe ariko comment na share kugira ngo tujye tugumya tubana mu biganiro byinshi biri imbere kandi byiza. Naho utaha Ana waje wizanye 9 kane icyo nkundira minari ntago naburara minani ahari ntago nabura umunyu ntago nabura isabune utubuta two kwisiga two kurya n'ibishyimbo n'inkweto nta kibazo nicyo kintu nkundira minani n'umuntu mwiza cyane yakira abantu cyane rwose kandi bigira n'igihe akadubusabana. Ubusa umuntu yago busabane wakongera ugacuruza. Minani n'umuntu uzi gushaka amafaranga cyane. Oya waravuga ati ngewe ngiye kwishimira abaturage tubanye neza. Ati rero muze mbaha agacupa mwinywera. Ahubwo ejo bundi yaduhaye agacupa turinywera gutangira umwaka neza. Uyu mwaka numvise na muze kijyana yawise umwaka